ndabashuhuje bavandimwe mudukurikiye hano kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa. Hari abantu bari mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cyacu, ndetse hari na muri kure y'iki gihugu mu mahanga se bakurikira ijuru ntirikorerwa. Nejejwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mvuga ngo amahoro y'Imana akomeze atwarire mu mitima yanyu. Ngewe ubasuhuza nitwa Elyse Biriho, nkaba ntuye mu Rwanda i Kigali. Ngira ngo bamwe baranzi mu bo dukomeza guterana, ndetse hakaba n'abandi batanzi, ariko icyangombwa nuko turi abana b'Imana kandi twavutse ubwa kabiri biturutse mu rupfu rwa Kristo, ndetse n'urukundo rukomeye cyane Imana yadukunze. Rero ngewe ubabwira nabwiye ko ndi Elyse, kandi nkaba narize ubutumwa bwiza. Ubutumwa akaba ari bwo bwose bubwirizwa abanyamahanga kugira ngo babashe kwiyunga n'Imana, hanyuma babashe kuba mu rugo rw'Imana babeshejweho n'Imana ubwayo, cyane ko ari nawo umugambi w'Imana w'iteka ryose. Rero tugiye kubana mu mwanya mwiza cyane wo kuganira ijambo ry'Imana. Abantu bakunze kuboneka kuri hano ku ijuru ntirikorerwa, akenshi usanga abaza bagatanga ubuhamya, bakavuga ukuntu bari abanyabyaha, bakavuga ukuntu Imana yabagiriye ubuntu bagakizwa. Ariko ngiye kuri uyu munsi wa none nje kubabwira impamvu y'ako gakiza bavuga. Uje nkunza kubabona, narababonye bagiye batandukanye, akubwira ati ngewe natekereza ko nzakizwa n'imirimo yanjye, ngewe nakoraga ibintu bigiye bitandukanye ntekereza ko muri byo hariho harimo agakiza, ariko nza guhura n'ababwiriza ubutumwa bwiza, bambwira ubutumwa bwiza, mbasha kwizera kuri umunsi wa none nkambanye n'Imana amahoro, nkaba numva mfite ubugingo budashira muri ngewe. Tugiye kureba abantu batekereza ati ese ibyo bintu bavuga babishingira kuki? Ese si kimwe nuko n'abandi babivuga? Ese ko nta muntu utavuga ko akijijwe? Abantu benshi barabivuga, nabonye agakiza ku buntu, babifite mu ndirimbo, abandi barabisenga kenshi. Ariko tugiye kwibaza tuti se niki ubundi gihamya? Niki gihamya agakiza umuntu afite? Niki gihamya agakiza mfite? Niki gihamya ko ako gakiza koko mfite koko kizewe ku Mana? Kubera ko hari igihe umuntu afite ibintu anahamya ko ari byo, ariko nyamara bibaye ngombwa ko ashyirwa imbere y'umucamanza, ibyo bihamya atekereza ko afite bishobora kugawa kandi agahanwa bikomeye cyane, kandi ibyo yari yizeye ko afite yatekereza ko ari ibintu by'ingenzi. Abantu bajya basoma agatabo k'umugenzi, muzi ibyo umugabo bita ngo ni nta bwenge, bajya bavuga ngo yagiye nta rwandiko, ariko nyamara mu by'ukuri ntabwo dukurikije ibyo tumusomaho tubona ko ibyo yari afite bishobora kuba binaruta iby'umukristo wa none twakwita ko ari mwiza. Kubera ko niba umuntu avuga ati ngewe kabiri mu cyumweru yari iminsi yanjye ijyanye no kwiriza ubusa, akavuga ati ngiye gusenga bwari bwo buzima bwanjye, avuga ati gufasha abakene ni ibintu nabagamo guhera kera kose, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu wiyita umukristo aramutse yujuje ibyo bintu, ushobora gusanga atekereza ko ari igihamya gituma ye yakwemerwa n'Imana. Ariko ibyo bintu muvandimwe, nta bwenge yaragawe kandi bamugaya nabi cyane. Rero tugiye kureba ko mvuga ngo ndakijijwe, ese ni ibiki bihamya ako gakiza mfite? Mukurikire kugira ngo tuze kubana, kandi ntekereza ko ni ikintu umukristo wese rwose yakwishimira kumenya, ndetse n'utari wizera Yesu Kristo yareba koko ibyo bihamya ko nawe ari byo ashingiraho kugira ngo amenye ko yakwemerwa n'Imana. Rero igihamya cya mbere gikomeye cyane gituma tuvuga ko twakijijwe, igihamya cya mbere nuko Imana ubwayo
ariyo yabivuze. Gukizwa kwanjye, gukizwa kwawe, wowe ufite gukizwa k'ukuri, ni bihamwa n'Imana mu ijambo ryayo, kubera ko Imana yabyandikishije mu ijambo ryayo. Yandikisha ko tubyawe nayo, yandikisha ko itugize abana, yandikisha ko itugize bazima biciye mu ijambo ryayo. Kandi ikindi kintu gikomeye cyane bene data nuko ibyanditswe bivuga gute. Wenda twifashije nk'iki cyanditswe, ngira ngo abantu benshi barakizi muri Yohana, ariko inzandiko za Yohana, reka mpareye muri Bibiliya ibice 5 umurongo wa 13 havuga gute. Haravuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Urumva ko kugira ubugingo buhoraho ni ikintu dukwiriye kumenya, ntabwo ari ikintu dukwiriye kwiringira, nta nubwo ari ikintu dukwiriye kwizera kuzabona. Oya, ndabandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo, yego kuri uyu munsi turavuga turabufite. Buhamwa n'iki? Nicyo tugiye kuvuga. Ikintu cya mbere ni uko Imana ubwayo ariyo muhamya w'ubwo bugingo yaduhaye. Mu ijambo ry'Imana biragaragara ko nko mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 18 haravuga ngo kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyeramo, biduhesha ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ni ukuvuga ngo barashaka kutubwira uburyo uyu muntu uhamya iby'agakiza kacu uko ateye. Bari kuvuga ngo ni Imana idahinduka, ni Imana itabasha kubeshya. Muri iryo jambo ryayo, muri iyo ndahiro yayo yo kuvuga ngo iratubyaye, ntabwo ibasha guhinduka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none njye mfite igihamya mu mutima mvuga nti nkurikije ijambo ry'Imana, Imana yemeza ko ibyo bintu itabasha kubibeshyeramo. Ni mu ndahiro yayo, kuko yavuze ko itubyaye. Ikindi gikomeye muri Zaburi 119:89 haravuga ngo Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Ijambo Imana yandikishije dusoma tubona muri Bibiliya. Kuri uyu munsi wa none hari imirongo izwi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo uwo ni umurongo abantu benshi bazi, ariko ibyo ni ibintu Imana yandikishije. Rero umwanditsi wa Zaburi we yavuze ngo ijambo ry'Imana ngo rihora mu ijuru rihamye iteka ryose. Mbese ikintu Imana yavuze gihoraho iteka ryose. Kuba byandikishijwe mu ijambo ry'Imana, kuba Imana ariyo yabivuze, icyo ni igihamya gikomeye cyane cy'uko twakijijwe. Igihamya cya kabiri bene data, igihamya cya kabiri ni uko dufite uko guhamya muri twebwe. Kuri uyu munsi wa none nsoma Bibiliya nkavuga ngo Imana yiyunze n'abari muri Kristo Yesu, natwe duha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ni ukuvuga ngo mfite igihamya ariko mu byanditswe kigaragaza ko Imana yiyunze nanjye, ariko ntabwo biri mu byanditswe gusa, ahubwo ngo uko guhamya kuri no mu mutima wanjye. Ibyanditswe bivuga iki? Ibyanditswe bivuga ko ufite uwo mwana afite uko guhamya muri we. Ikindi cyanditswe kikavuga ngo umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Urumva icyo kintu Imana ihamya mu byanditswe byera biri hirya yacu, ntabwo birangirira kuri Bibiliya gusa cyangwa se mu nyandiko, ahubwo uko guhamya tubona muri Bibiliya kuri no mu mutima wacu. Kuri uyu munsi wa none tubasha kunezererwa uko guhamya kubera ko ari ubuzima bwaremetse mu mitima yacu. Icyo rero ni igihamya gikomeye cyane kiduhamiriza ko dufite agakiza cyangwa dufite ubugingo buhoraho. Igihamya cya gatatu bene data
ni igihamya gikomeye cyane umukristo wese agira nyuma y'uko yizeye Yesu Kristo. Ushobora kwibaza icyo gihamya se ni ikihe? Icyo gihamya si ikindi, ni urukundo dukunda bene data. Mu by'ukuri uravuka ukavukira mu muryango usanzwe, urimo ababyeyi, urimo abandi bantu muvukana, urimo bene wanyu bagiye batandukanye. Hari urukundo uba wumva bakunze, hari ukuntu uba wumva ari beza, hari ukuntu uba wumva udafite amahoro igihe utari kumwe nabo. Ariko ibyanditswe hano bivuga iki rero? Bivuga ko urukundo dukunda bene data ari igihamya gikomeye cyane cy'ubuzima bw'Imana bwinjiye muri twebwe. Kuko ubwo buzima bwinjiye muri twe butuma ujya gushakisha n'ubundi buzima buri ku wundi mwene so, kugira ngo ubwo buzima busabane. Ni nka kwa kundi byanditswe bitugaragariza kuntu Mariya yagiye gusura Elizabeth ngo bagahoberana, hanyuma ngo abana bagasimbuka mu nda. Ni ukuvuga ngo bwa buzima bwari buri muri buri umwe bwishimiye kubona ubuzima bundi buri muri mugenzi wiwe. Yego, ntabwo ari iby'amagambo gusa, ahubwo dufite n'ibyanditswe bihamya ibyo bintu. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 3, umurongo wa 14. Havuga iki? Haravuga ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Bene data, ni ukuvuga ngo urwo rukundo dufite dukunda bene data, ese rukomoka he? Hano icyanditswe kiravuga ngo tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Urumva inkomoko yo kuba dukunda bene data nuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Ntabwo ushobora kugira urwo rukundo utaravuye mu rupfu ngo ugere mu bugingo, kubera ko urwo rukundo ruboneka mu bugingo. Aho mu bugingo niho ruremerwa, aho mu bugingo niho rwinjirira mu muntu, ni naho umuntu abasha kurusanga. Ikindi cyanditswe Zaburi 133 ku murongo wa mbere haravuga ngo dorere erega ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Bene data rero ibi ni ibihamya bikomeye cyane bigaragaza agakiza twakiriye kandi dufite muri twebwe. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none ugomba kumenya se, ndi imbere y'umucamanza utabera, ndi imbere y'umucamanza ukwiriye kubaza umuntu wese ibyo afite. Ese ambajije iby'agakiza mvuga mfite, navuga ibihura n'ibi ngibi? Ese igihamya agakiza kawe ufite nuko ijambo ry'Imana rikavuga? Ese ugafite nk'uko ijambo ry'Imana rikavuga? Icya kabiri, ese ufite ubwo bugingo nko guhamya ko muri wowe, kubera ko ibyanditswe bitubwiye ko ufite uwo mwana afite uko guhamya muri we. Ese urukundo urarufite, ukunda bene data, abandi bantu babyawe n'Imana? Ibyo bintu ni ibintu ukwiriye gutekereza ko ufite, hanyuma ukamenya ko ufite koko ibihamya by'ukuri bikwemeza ko ufite ubugingo buhoraho. Ikindi bene data, ubugingo dufite ntabwo ari uko duhamya gusa ko tubufite, tunizeye ko butekanye. Aka gakiza karatekanye. Ese gatekanye gute? Nabyo umuntu akwiriye kubyibaza. Ni ikihe gishobora gutuma mvuga nti yego kuko mfite ibihamya by'ukuri bivuga koko mfite ubugingo buhoraho, cyangwa se mfite agakiza? Ariko se aka gakiza karatekanye? Hari ibintu bitugaragariza ko agakiza gatekanye. Ikintu cya mbere kigaragaza ko agakiza gatekanye nuko agakiza kacu ari Imana ubwayo. Amen. Aka gakiza ntabwo ari ikindi kintu, ni Imana ubwayo. Kandi byanditswe biravuga ngo uko yari iri kera niko iri kandi niko izahora. Ni Imana idafite itangiriro, itagira n'iherezo. Bishatse kuvuga ko agakiza kacu
gahoraho iteka ryose. Ntabwo ari ibintu by'inzaduka bishobora gutangira none ngo mvuge nti disi byari byatangiye neza, none kubera impamvu z'ubuzima ndi kubona ntazagera ku iherezo, ni ukuri ndi kubona ntagifite icyizere cy'aka gakiza kanjye. Oya, agakiza k'Imana tuvuga niyo ubwayo niyo twakiriye, ubuzima bw'iteka ryose. Iyo Mana rero muri kamere yayo iteye ite? Ibyanditswe muri Zaburi 89:15 haravuga ngo imfatiro, umusingi w'intebe y'Imana, icya mbere ngo ni ugukiranuka, icya kabiri ngo ni uguca imanza zitabera. Uwo musingi w'icyo Imana iri cyo cyangwa se imfatiro izituma Imana itanyeganyega, igituma Imana ikomeye nuko ikiranuka. Ikindi cya kabiri nuko ica imanza zitabera. Niyo mpamvu twega abantu bose bo ku isi ntago dukiranuka. Ikindi kandi turabogama. Ibyo byose bituma tutaba abantu bashikama mu buryo nakwita bw'iteka ryose. Ikindi rero mu gitabo cyo kubara havuga iby'inkuru z'Abisirayeli bari kuva mu Misiri. Hari ahantu umuhanuzi Baramu yahuriye na Baraki bashaka ko Imana ivuma Abisirayeli. Ariko hari amagambo nkunda aba aho hantu muri icyo gitabo cyo kubara, havuga ngo Imana si umuntu. Cyo ni cyambere, si umuntu. Impamvu atari umuntu ni ukubera iki? Nuko umuntu arapfa, Imana ntipfa. Cya kabiri, umuntu aricuza, si umuntu ngo yicuze. Imana yo ntabwo yicuza, ntabwo ushobora kwisubira ku byo yavuze. Imana nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo atekereze ko ibyo yakoze bishobora kuzagira ikibazo hanyuma ntibizagere ku iherezo ryabyo. Imana rero nuko iteye bene data. Ni Imana ngo ibyanditswe biravuga mu mubwiriza, havuga ko ngo ikintu Imana yaremye ngo gihoraho iteka ryose. Agakiza dufite gatekanye kubera ko ari akiteka ryose, gatekanye kubera ko twakiriye Imana ubwayo. Ikindi kintu gikomeye cyane, kubera ko twari dupfuye mu mitima yacu cyangwa mu mwuka, niho Imana yazuye. Aho hantu hari hapfuye hakazuka, hagahabwa kubaho kwiteka. Kuri uyu munsi wa none dufite umutekano ko ubwo ari Imana yahagiye ifite kubaho kwiteka, hatazongera kugira ikibazo, kubera ko ikintu ntabwo cyaba ari icyiteka ngo cyongere guhinduka kuba ikitari icyiteka. Ingingo ni nyinshi, mwene data nawe ushobora kubona izindi zishobora gutuma umenya cyangwa uvuga ko agakiza kawe gatekanye. Niyo mpamvu umuntu yavuga byinshi cyane, ariko nawe uranabifite. Hanyuma utekereza ko agakiza kiwe gatekanye kubera ko ari ibintu wenda azakora, kubera ko we hari uburyo azitwara. Njya numva hari mwene data uherutse kuduha ubuhamya, aratubwira ati mujye mwitondera agakiza, kubera ko agakiza ngo kameze ngo nka buji iri mu muyaga. Ukibaza buji iri mu muyaga hariho probability ingana gute ku buryo itazima? Ni nkeya cyane. Si ubwo buryo bw'ako gakiza mu by'ukuri wakwicara ukavuga ko gatekanye? Icyo gihe ntabwo kaba gatekanye. Niyo mpamvu rero ari byiza kumenya impamvu cyangwa se ko agakiza kawe gakwiriye kuba gatekanye. Nuko Imana ubwayo ariyo gakiza kacu. Nta kintu kibasha gutuma Imana itandukanywa natwe. Unatekereje ukavuga ati reka nkubwire nk'ikinyoma ushobora kwiyongorera nawe ukumva ko kidashoboka. Ngaho iyongorere uvuye ngo sindi umwana w'Imana, wumve ko byakunda. Wabyibwira inshuro 1000, ariko wakumva ntaho byafata, kubera ko agakiza ufite karatekanye. Byanditswe biravuga ngo intama nzifite mu kiganza, nawe ubwawe ntiwakwikuramo. Nawe n'ibitekerezo byawe n'iki cyawe nzifite mu kiganza, nta muntu ushobora kuzivuvunuramo. Iyo bavuze ngo nta muntu wazivuvunuramo, nawe ubwawe urahari, ntago wakwikuramo. Agakiza dufite karatekanye ku buryo bukomeye cyane.
hanyuma bene data nari nabwiye ko dufite ingingo eshatu. Icya mbere ni igihamya cy'agakiza, icya kabiri ni impamvu agakiza kacu tuvuga ko gatekanye, icya gatatu ni umunezero ukomoka kuri ako gakiza. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane muri banki, ukaba ufite icyangombwa kigaragaza ko uyafite, ndetse n'iyo banki irinzwe cyane mu mutekano wayo, ariko se mwene data byamara iki uramutse udafite uburenganzira bwo gukuramo n'igiceri cy'icumi? Ese byaba bimaze iki? Yego ufite ibintu bigaragaza ko ufite ubutunzi bukomeye cyane muri iyo banki, inarinzwe n'abantu bakomeye cyane bizewe, utabasha gukuramo igiceri cy'icumi. Ese byaba bikumariye iki? Niwo munezero w'agakiza tugiye kuvuga. Ese uwo munezero ako gakiza dufite ni gute kaduhindukira umunezero? Ubwako ni umunezero, ariko birashoboka ko uwo munezero ushobora kuwibuza n'ubwo agakiza ko ari akiteka ryose udashobora gukabura. Umunezero ukomoka kuri ako gakiza hari igihe wawutakaza. Turaza kureba bimwe mu byanditswe, tuza kurebera hamwe kugira ngo turebe ibintu bishobora gutuma dutakaza umunezero. Rero bene data, umunezero twawutakaza gute? Icya mbere, dushobora gutakaza umunezero mu gihe twabaye ibyigenge mu mitima yacu. Ibyigenge mu mitima yacu ni ukuvuga iki? Umuntu atekereza ko afite agakiza, hanyuma agatekereza ko ashobora kuyoborwa cyangwa se kugengwa na kamere yiwe, kandi nta kindi kintu gishobora gutuma wishima ukiri kuri iyi si usibye kuyoborwa n'umwuka warizeye. Iyo ushatse kuyoborwa na kamere yawe, icyo gihe wisanga mu buzima bw'icyaha. Kandi niba hari ikintu gishobora gutuma dutakaza umunezero w'aka gakiza kacu, ni icyaha mbere na mbere. Nimvuga icyaha hano, hari umuntu ushobora kubyumva wenda akaba yabikwitiranya n'ibijyanye n'ubugingo buhoraho. Ni imimerere y'abantu bizeye ubutumwa bwiza, babaye abana b'Imana, bari mu rugo kwa data, bari mu itorero, babana na bene data. Abo ngabo birashoboka kwibonaho ibintu bidatunganye kubera ko baba bacyambaye umubiri, ndetse baba bagifite n'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'iki? Umuntu agizwe n'umwuka, akaba agizwe n'ubugingo, akaba agizwe n'umubiri. Noneho umwuka wo niho twazutse. Mu mwuka wa muntu ni Imana yatuye, hanyuma turazuka. Mu bitekerezo ari naho twita mu bugingo. Ubugingo bugizwe n'ibice bitatu: ibitekerezo, amarangamutima n'ubushake. Aho hantu umuntu aba agifite gushaka kubi, umuntu aba agifite amarangamutima mabi, umuntu aba agifite ibyifuzo bibi. Icyo gihe biba bikwiriye ko nk'uko umuntu yazutse mu mwuka, aba ari nako mu marangamutima ye, mu bushake bwiwe agira gushaka kwiza, mu kwibwira bye, mu bitekerezo bye b'ibitekerezo bizima kandi bikwiriye. Icyo gihe ubigira ari uko umwuka wamurikiye mu bugingo bwawe, noneho ugasohoza iby'umwuka ashaka, hanyuma n'umubiri ugashyira mu bikorwa. Dukwiriye kunyagwa ibihe byo gusenga kubera ko dufite ubugingo buhoraho, ahubwo ni twebwe dukwiriye gusenga. Ikindi cya gatatu bene data, ntabwo dukwiriye gutakaza umubano na bene data, kubera ko muri bene data duhabwa gukira ibikomere, muri bene data duhabwa gukira ibidakwiriye byo muri twe, muri bene data duhabwa imbaraga zikomeza kutugira abazima. Rero ntabwo ndi bukomeza kuvuga byinshi, reka mbibutse ibyo twari tumaze kuvugana, hanyuma ndekeraho. Wenda Imana ibishaka ikindi gihe tuzavugana ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. Twavuze ko ikintu gihamya ko dufite ubugingo buhoraho bene data ari Imana ubwayo biciye mu ijambo ryayo. Icya kabiri ni umwuka wera twakiriye. Icya gatatu ni urukundo dukunda bene data. Ikindi cya kabiri, agakiza kacu karatekanye. Mukwiriye kubaho mwishimye, munezerewe. Niba ubyina ukabyina rwose umarijemo, niba usenga ugasenga rwose wishimye,
kubera ko agakiza kawe gatekanye. Cya gatatu bene data, ntago dukwiriye kunyagwa umunezero w'agakiza kacu kubera kubaho muri kamere, ahubwo dukwiriye kubaho mu mwuka dusenga Imana, tubana neza na bene data, tutagendera mu mirimo ya kamere, kugira ngo umunezero w'agakiza kacu ubashe kugumaho. Rero Imana ikomeze ibagire neza, amahoro ya Yesu Kristo akomeze atwarire mu mitima yanyu, kandi mukomeze kugwiza ubumwe nk'uko Imana na Kristo nabo bari umwe. Imana ikomeze ibagire neza. Amen.